nzategeka umugisha kuba mu bigega byawe, mu makonte, mu matasi, mu bisorori, mu masafuriya, mu mifuka, muri stoke, wazategeka. Ewe we ntabwo uzirwa use iryo ni ihame, ni itegeko. Uweza igihe wubasha Uwiteka wazagira gute? Azabitegeka. Mu byo ugerageza gukora byose, buri kintu cyose uzagerageza gukora, icyo kintu uzagerageza. Dore rero ikibazo kiba gihari rero, umuntu ashobora kubaha Imana koko ariko ntagerageze bya bintu, ukicara ngo bizaza. Ubundi gukora Imana neza ni ukumenya icyo waremewe. Gukora Imana, kubaha Imana biragendana, ni ukumenya neza Mana Nyagasani, kumenya ngo naremewe iki, ndiho kubera iki. Icyambere ntabwo uriho kubw'umugambi w'Imana, sibyo? Alo, Yesu ashimwe. Bino bintu birafasha cyane kumenya impamvu uriho n'impamvu zatumye ubaho. Hari ubwo ababyeyi baba batarabishatse kubaho, ukaza uri accident batarabigiye bateganyaga, bishobora kubaho, ariko nta muntu uri impanuka ku Mana. Waba impanuka ku babyeyi, ku bantu, ariko ku Mana nta muntu uri impanuka. Kugira ngo ibintu bikore, ugomba gusetinga izi ndangagaciro. Ni ibintu ushyira mu mutima wawe, ni ibintu wishyiramo, ukavuga ngo ubwenge bwanjye mbushoye mu Mana, imbaraga zanjye nzihaye Imana, umubiri wanjye nguhaye Uwiteka. Ibyanjye byose rero, niba utarahaye Imana umubiri wawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe, umutima wawe, ibyo byose bizakugora. Nutoza umubiri wawe, ugatoza umutima wawe, ugatoza ubwenge bwawe, ugatoza imbaraga zawe kuba Uwiteka, gukora Uwiteka bizakorohera. Nibyo iyo mbuzira ijambo ryo gukora Uwiteka, ntago bishoboka mbisubiremo, ntago bivamo, nubwo byakunda, ntago byakunda ko dukora Uwiteka abo bagiye kumukura batarabaye ibitambo bizima, batarabanje ku bitambo. Amen. Uwiteka abaha umugisha. Biranezeza kubona muri hano n'umugoroba, n'ubuntu bw'Imana. Amen. Yosuwa 24 niho turi. Turasoma teme, niba wiri akiri hano yadusomera 24:15. 24:15. Biravuze ngo kandi niba mutekereza ko ari bigukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Imana iguha umugisha. Reka nanjye nsome igitabo cya 3 cy'Abalewi, ibice 26:3. Turaza gusoma nuko mwahageze, impapuro zahagaze. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura, n'inzabibu iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Niyo nabandekeye hano, iki cyanditswe kirimo ibintu byinshi. Amen. Gukorera Uwiteka nta nubwo bigomba kuba itegeko Imana idutegeka, ahubwo bigomba kuba ubuzima dushingiye ku cy'Imana yaturemeye.
uhereye muri Edeni. Imana imaze kurema Adamu yamushyize mu ngobyi ya Edeni kugira ngo akore iki? Yamuhaye inshingano ebyiri: kuyihingira no kuyirinda. Yari umukozi w'Imana muri Edeni. Rero gukorera Imana bigomba kuba n'ubuzima, ni imibereho. Ntabwo bigomba kuba ibintu byo tugomba kwiga no kwigishwa no kwigisha, wenda turimo turabibibutsa, ariko bigomba kuba ubuzima. Paul yabivuze neza mu bice 2 byo muri Efeso, umurongo wa 10 yavuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyo ushaka ubundi gukora Imana neza ni ukumenya icyo waremewe. Gukora Imana, kubaha Imana biragendana. Ni ukumenya neza Mana nyagasani, kumenya ngo naremewe iki, ndiho kubera iki. Icyambere, ntabwo uriho kubw'umugambi w'Imana, sibyo? Alo, Yesu ashimwe. Bino bintu birafasha cyane kumenya impamvu uriho n'impamvu zatumye ubaho. Hari ubwo ababyeyi baba batarabishatse kubaho, ukaza uri accident, batagiye bateganyaga, bishobora kubaho, ariko nta muntu uri impanuka ku Mana. Waba impanuka ku babyeyi, ku bantu, ariko ku Mana nta muntu uri impanuka. Yeremiya yaravuze rimwe mu gice cya mbere ijambo rikomeye cyane, ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utari wavuka, maze ngushyiriraho kuba wenda umucuruzi, umunyenganda, umunyemari, umuhanuzi, umuririmbyi, wisetinga ahantu nawe wumva mu bintu wiyumvamo cyane. Twiga tubaza ngo mbese kumenya impano yanjye ni iki? Nzabirota ko mfite ino mpano, sinse nzabyerekwa, ese Imana izabimbwira? Impano yawe kuyimenya byoroshye, ni ikintu ukunda kigaruka kenshi kurusha ibindi. Yesu ashimwe. Niba ukeneye kumenya impano yawe, ni ikintu wiyumvamo ukunda cyane, wumva cyihuta kurusha ibindi bintu byose. Ntukeneye ngo nderetswe kugira ngo amenye ibyo nzakorera Imana, ese Imana ikorera iki buriya, ese Imana iranshakaho iki? Oya, icyo kintu wiyumvamo cyo kuvuga ngo jya gusenga, jya mu nzu y'Imana, niyo mpano yawe. Ni ubwo naho ngaho ducungira aho hafi. Yesu ashimwe. N'ibintu ukunda gukora mu buzima busanzwe, buriya niba ukunda gusuka, ubwo nkanjye gusuka habe n'igituta ndanyanyaza, ariko si ibintu byanjye, nagisuka nabi. No guca umurongo wapi, gufuma wapi, kudoda wapi, ariko nanjye hari ibindi bintu. Yesu ashimwe. Sibyo aho umuntu ugira ku mutwe akabara unogeje amasegonda, waba ugize ibyago. Umuhamagaye ngo ningushiremo n'ibituta byibuze, ntuzibeshye kumuhamagara ku bindi bintu. Mbwira ngo ngwino setting ameza, ye baba we, niyo waba urimo guteka muri za nkono zazi zimeneka, bya bibindi nabisetinga neza. Mpamagara ngo ngwino nshiremo amarido, urebe ko amarido bijyanye, nabisetinga. Ariko wibeshye ukamwa ngo mvuye mfumire umwenda, umfumire ishoka. Nanjye kwa ko bitananyegeye ntabwo by'ibyo njya mbyishiraho. Ariko tugarutse nyine muri buno buzima, nayo mvuze ngo ikintu wiyumvamo nicyo cyawe, niyo mpano yawe. Kandi icyo kintu wiyumvamo ujye ugisengera cyane, ugisengere, wongere ugisengere. Niyo wumva ari 5 burya haba hari ikintu kibanza. Ariko ndashaka mpera kugira ngo wiyumvemo, ese ko nemewe gukora Imana, ese ngiye nzakora iki? Mana nkora ikintu, wibaze bana ngo icyo kintu wiyumvamo bari cyo ukora, bari cyo usengera ahubwo, sibyo? Yesu ashimwe. Nimpamagarirwa gucuruza, nzacuruza, n'umwami Yesu azishima. Nimpamagarirwa gukora umurimo w'Imana, nzaguruka nkukore nezerewe. Niba ari ukubwiriza, niba ari ukuririmba, nzaririmba, n'umwami Yesu azishima. Nimpamagarirwa gukora umurimo w'Imana. Urahamagarirwa gukora iki? Urahamagarirwa kwakira abashyitsi,
urahamagarirwa gukora iki? Icyo kintu uhamagarirwa kikurimo kigusunika nicyo ngicyo Imana igushakaho, n'icyo Imana yakuremeye, kandi ugomba kucyubaha. Nibyo nivuze rero ngo Yeremiya yaravuze ngo Imana ko yamubwiye, kandi nagushiriyeho, nagusetinze kuri iki kintu, nagushiriye aho hantu kugira ngo ukore iki ngiki. Ese mbere yo kuvuga ngo ndakora Imana, urumva uri ahantu Imana yakuremeye, uri ahantu Imana yagushize, uri ku musozi wawe Imana yagushyizeho, naho ngaho aho kuri uwo musozi niho hari ibyo kurya byawe. Rero mwagiye hanyuma nari mbabwiye ko niko Paul yavuze ngo ubundi turabe Imana twaremeye gukora imirimo myiza, sibyo? Niko alo, kuko turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, nibyo? Mu bisome 2:10 Abefeso twagiye, nari mbihereye mu itangiriro. Imana yatangiye guha umuntu inshingano kuva mu itangiriro, ubwo yaremaga ibintu byose ikavuga ngo wowe ngwino ubyita amazina. Icyo gihe maze kumuha inshingano, ibintu byose uko byose niko byitwa. Wahageze Abefeso 2:10 twihuse. Kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kuko yagize gute? yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere, kugira ngo tuyigenderemo. Urumva ari irimo gukora iyo mirimo myiza, niyo waremewe gukorera Imana. Ibirenze ibyiza si ibyawe. Nari mbashubije muri Edeni kugira ngo wumve cyane icyo wahamagariwe, icyo Imana yagushiriyeho, icyo Imana yakuremeye. Ni ukuvuga neza, ni imirimo myiza, ni amahoro, ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni ugutanga ihumure mu bantu, ntabwo ari umwiryane, ntabwo ari amahane, si ugusebya abandi, si ukuvuga abantu nabi, si urwango. Iby'Imana yakuremeye ni imirimo myiza. Icyiza cyose ni icy'Imana yakuremeye. Ngiyo nshaka kumenya ko mpagaze mu by'Imana yavuze, ndavuga se abantu mpagaze niho Imana inshakara. Aya magambo mvuga ni mashaka ko mvuga, ibi nkora ibyo mashaka nkora se? Nibyo ngibyo. Gukorera Imana biragutse cyane, biragutse cyane, binini cyane, kandi dukorera Imana buri munsi. Buri munsi dukorera Imana hamwe cyangwa ahandi. Ubu waje ukorera Imana cyangwa ukoresha Shitani, niko biba bimeze. Nicyo ngicyo. Iyo umenye rino jambo rigufasha kumenya neza umuhamagaro wawe, kumenya ngo ngewe Imana itari yandema, ngewe ntari nabaho, ntaraza, iby'Imana yashiriho ni ibingibi, ni ukuyikorera, ni imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka dusome umurongo wa 20, nari kuwusoma nyuma ariko naba wihoreye. Tugaruka ahangaha rero. Ijambo ry'Imana riratangaje, ijambo ry'Imana riteye ubwoba nka ya ndirimbo. Ninduhwanye nawe Uwiteka, agakiza kanjye, n'imirimo yawe iteye ubwoba, niyo wankoreye, aho wankuye njye umwana wawe nzajya mpora ngushima. Ubwo nakomba ntageze mu gitabo cy'Abalewi. Bino bice twasomye, Imana itanga umurongo. Uzi ko muri biramaze gusoma, nta mfubyi imbere y'Imana, nta muswa imbere y'Imana, nta utagira uburere imbere y'Imana. Iyo wubashye Imana, Imana iguterekamo indangagaciro. Ndabigenza gute Mana yanjye? Uyu murongo uravuze ngo
nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage. Rino jambo rivuze iki rero? Uzajya uhembwa ukwezi gusange kurangire ukiyafite. Niko bigenda. Abakora umushahara yo muhembwe ukwezi kurangira mucyafite. Muco neza ko mwubaho Uwiteka. Niko nimwubaho Uwiteka uko bizajya bigenda. None aravuze ngo muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, sibyo ra? Mube mu gihugu cyanyu amahoro. Ubundi kutarya ngo umuntu ahage ntabwo ari umugisha, ubwo yita ubyita umuvumo. Imana yaravuze ngo nimunyumvira muzarya muhage. Iyo umuntu atarya ngo ahage ni umuvumo uturutseho cyangwa ku bisekuruza bye. Kabiri, muzaba mu gihugu amahoro. Iyo udafite umugisha ku gihugu biba biteye ubwoba, aba ari umuvumo. Yego, ukaba mu gihugu uri igisambo bawema baguhiga bukware, ukaba mu gihugu uri ikibazo, ukaba mu gihugu uri bwibe Rwanda Revenue, ukaba mu gihugu ushakishwa, uwo ni umuvumo. Noneho murankubitiye umugoroba. Buriya abantu baba badafite umugisha ku gihugu cyabo, bagisebya bagituka, uwo ni umuvumo. Gutuka igihugu ni umuvumo, kandi ntabwo abantu babizi. Mwari mubizi? Kutagira umugisha mu gihugu urimo ni umuvumo. Hari abantu benshi iyo turimo tubasengera, Imana idufashe ibi bintu bizagera kure, ariko ni ijambo ry'Imana. Umuntu akajya kwidekara mu bihugu bindi akavuga ati iwacu barabishe byagenze gutya, maze gusengera abantu nka babiri cyangwa maze gusengera babiri barenga, bavuze ngo abo barabishe, hashize iminsi nyina itapfa, n'undi nyina arapfa, yemwishakire kare. Ati twaraha, ati hanyuma murumva kugira ngo babo niba nabivuze uze kubikuzaho. Iyo ushira umuhombo ku gihugu cyawe ugaruka no kuri bene wanyu. Rero mugomba kugira umugisha mu gihugu. Kandi nakavuze ngo Imana izazana imvura mu gihe cyayo. Ese imvura ni iki? Babisobanura neza. Imvura ni symbole y'umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Iyo imvura itagwa ari igihe cy'imvura, ibyo byitwa umuvumo. Yambaye nka rero. Iyo imvura igomba kugwa mu buzima bwawe, ari kuvuga ngo ni symbole cyangwa se ni umugisha w'Imana. Igihe wakaba ubona akazi, wakaba ubona umushahara, wakaba ugira umugisha ntubone, biba byiswe ikindi kintu. Nimwumvira Uwiteka bizagenda bityo. Noneho muraza kunkubita, hano namena mutanga. 6, kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ntaho bateye ubwoba. Byumva? Kandi nzakuraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Ibyo murabyumva. Muzirukana abisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100 muri mwe zirukana inzovu. Ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse mbagwize nk'umesezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudehe ibigugu byo kugira ngo mubone uko muhunika n'ibishya. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagenza hagati muri mwe mbe Imana yanyu, namwe muzaba ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye muri Egiputa. Murumva kubaha Uwiteka ibi byose biraza. Ku wa 4 badusomeye ijambo rikomeye cyane,
rivuga ndumva ari kwa 4 Imigani 22:4 ngo ubaho Uwiteka ingorano ye niki ni ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho niko bibirivuga turimo turavuga ngo gukorera Imana n'imiryango yacu ariko kandi ntago wakorera Imana utuba ntago bikunda hano mu Balewi ni uko yababwiye mu Kuva ni uko yababwiye mu Gutegeka kwa 2 ni uko yababwiye noneho harantangaza cyane hari igihe abantu bikanga imigisha idahari hari Imana igira amahame ijambo ry'Imana ni amahame reka adusomere Gutegeka kwa 2:28 iby'Imana ni gutya nugira gutya nzagira gutya nze mbabwira ikindi kintu nahishura uyu munsi nshaka kubabwira Gutegeka kwa 2:28 biravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Amen. Mumeze? Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Mama we. Uwiteka azatuma ababisha bawe bakugarukira. Oya. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. Komeza nacyo. Banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Ako karango niba ngakunda Mana mushyira akadomo. Komeza. Reka nsubiremo. Uwiteka azategeka umugisha wawe kuba mu bigega byawe. Azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomeza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye. Nushaka kurekera Imana iguha umugisha. Haleluya. Amen. Mujye mukunda ijambo ry'Imana ni ubuzima. Imana ishimwe. Nigeze kubabwira yuko ntabwo umuntu wakoze ino mikrofone cyangwa wakoze iriya sente keyboard cyangwa wakoze televiziyo yawe cyangwa mashini yawe icyo ari cyo cyose kiriya ibikoresho bya elegitoronike ntabwo wabikoze afite umwanya niba byaravuye mu Bushinwa bikaza i Kigali cyangwa byaravuye muri Europe bikaza hano. Uwo muntu wakoze iyi telefone iPhone nta mwanya afite wo kuza gusobanura ngo dore ko telefone izayikoresha. We yagushiriyemo akantu agatabo bakita kataloge. Sibyo? Uretse n'ibyo bintu ndamvuze wenda tabifite wenda. Nababwiye ngo n'umwenda wambaye hari akantu kitwa etiquette kakubwira ngo uyu mwenda ni gutyo uzawumesa ipasi ni gutya uzaca mu mazi uzaca muri dry cleaner uzawumesa kugero kimeze gutya byose biriho. Ipasi ni ya 30 niho uzashira. Alo nagiraga abakoze nabo mwenda agakubita ipasi mu 80 cyo kandi ku mwenda aho 30. Niyo mpamvu mwendesha akenda kaniro bashiraho ndi 10. Nyiri pasi cyangwa nyiri umwenda ugiye gutera pasi yawishyizeho byose biri kuri karakantu. We harya kanje kari he Mana yanjye
sinzanuka ari karankanga hose yabishyizeho. Rero ijambo ry'Imana ni kataloge, nugira gutya bizaba gutya. Ndababuze bigerageza urebe. Aratubwiye mu bitabo 5 bya Mose cya nyuma, nugira umwete, bisaba umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitonda amategeko uyu munsi, ngo iyi migisha yose ni kataloge izaza ikugereho. Ni automatique, ntibivuga ngo uzasenga cyane. Nubikora gutyo bagahita batubwira uzagira umugisha byose. Babwira akantu gakomeye abarokore. Haleluya. Hari ijambo rivuze ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Bivuze ngo kuvanamo inda no mu tugomba kwikuraho. Dore ukuntu mumeze. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Iyo bitari umugisha bimeze bite? Uzuza. Dore rero ijambo ngo uzagira umugisha mu maza, mu majya no mu maza. Yesu we, haleluya. Ndaza kubabwira muri ikiro cyanditswe nakuyemo 20 kandi yarankoreye ni ibiri. Noneho hano yatubwiye ngo nzategeka umugisha Uwiteka kuba muki mu byo ugeze kuri byose. Soma ni 8 ngo azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Nasome twumve karakarongo. Biravuze ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Wazategeka umugisha kuba mu bigega byawe, mu makonte, mu matasi, mu bisorori, mu masafuriya, mu mifuka, muri stoke. Wazategeka. Ewe ntabwo uzirwa use iryo ni ihame, ni itegeko. Igihe wubasha Uwiteka wazagira gute? Azabitegeka. Mana ya Aburahamu. Noneho hari yavuze ngo no mu byo ugerageza gukora byose, buri kintu cyose uzagerageza gukora, icyo kintu uzagerageza. Dore rero ikibazo kiba gihari rero. Umuntu ashobora kubaha Imana koko ariko ntagerageze bya bintu, ukicara ngo bizaza. Gerageza. Gira gute? Gerageza. Gira gute? Hari umuntu ukubwira ngo ntegereje Imana, nyitegereza ndimo kugerageza. Hari umuntu ushobora guhagarara ku muhanda mu gitondo ategereje bisi ikamara amasaha 5 itari yamugeraho. Ubwo waba kuba iyo ugenda uri kubenda kugerayo. Gerageza nzaguha umugisha. Gerageza gukora ikintu. Gerageza. Imana yavuze ngo gerageza. Wiryama byuka, gerageza. Wikwicara, gerageza. Njyewe nzaguha umugisha. Ugerageje bingahe? Nka bingahe? Uwo ninde? Ngo byinshi. Ugerageje ibintu bingahe? Gerageza nzaguha umugisha. Niko birayatubwiye. Yesu urimo uragerageza cyangwa urimo uragerageza? Eka mbabwiye ibintu nagerageje. Vuga ngo na Bishop yarabigerageje. Umuryango wanjye barabacuruzi cyane kuva mu buto bwabo. Bose cyane abo kwa mama. Igihe twakoraga Imana, ndabivuga kuri online, ntabwo ari ibintu byo kubesha. Twari turi Bicumbi, ubwo sinzi ukuntu mu ngo hitwa harazantunga niba muhazi ku isoko ry'intunga. Itoro ryacu ryeri hejuru y'intunga, nibagiye kuntu twaho hantu hasi hari rubona, hejuru rubona. Aho zantunga za Bicumbi. Abakozi b'Imana babaga bose bashonje. Bose hari abashinzwe gusenga, hari abashinzwe ibiki. Noneho najyaga ku isoko ry'intunga gutya mu isoko gusa nkareba gusa ibintu biri ku isoko, ibintu biri kuri marishe nkareba, nkahita ndeba ikintu cyabuze. Ndi kugira gute? Ndi kugerageza. Rimwe naragenda riba gutya mbona nta mashahari, njya kuyashaka aho ari, mba ndayazanye yose pya, mba ndatashye namaze no gucuruza, nkira umushambanya amafaranga yose.
ndebera gerageza muri karitsiye utuyemo mu mudugudu hari umugisha niko Imana yavuze nzaguhera umugisha mu mudugudu utuyemo. Utuye mu Kabagari ni umudugudu uwanjye ni Urumuri. Shalom disi noneho maza kunkubita. Noneho undi munsi naye mbabwiye ngo amashu nese ndi mutabara kurya amashu ni restaurant ry'amashu. Undi munsi ndareba njya ku isoko ry'Irubona. Irubona uba warenze intunga hejuru umanutse hasi. Irubona murahazi Irubona Hakimana twarekoreye Imana y'Aburahamu. Dore rero ukuntu agezeho nkasanga ikintu kibura. N'umugabo witwa Kayiranga aracyahari aho uzanyumvira ndagushuhuje. Dusanga nta kawunga kari aho hantu ntikari kahagera na pate jaune. Tujya kubirangurira Rwamagana nitwe twabizanye. Bita biragurwa byo twabaga twatashe kare twebwe. Alo ni mama gairwa gukora umurimo w'Imana. Undi munsi aho ngaho intunga dushyiraho restaurant. Ni mama garirwa gukora umurimo w'Imana. Wagura korari uniform wazigura byakunda. Hari ikintu wakorera Imana wakora Imana ikaguha umugisha igihe uhagaze mu byanditswe byera. Yesu ashimwe. Sengera ibiganza byawe, sengera amaguru yawe, sengera amaso yawe, sengera akanwa kawe, sengera umuhogo wawe, sengera intambwe zawe, sengera buri cyawe cyo Mana. Niye hantu mfite umugisha, niye hantu ushaka ko nkoresha ingingo zanjye, niye hantu harimo umugisha wanjye, n'icyo ushaka, niye hantu hanyenyeri yanjye irahagana he? Iri mu kuboko, iri mu ntoki, iri mu kureba, iri mu bwenge wampaye Mwuka Wera. Diplome yanjye ntakabaye kubigeze ni hehe? Mujya mubisengera ibyo bintu mvuze. Ujye usengera umutwe wawe ngo utekereze neza, ujye usengera ibiganza byawe, ujye usengera amaboko yawe, ujye usengera amaguru yawe, ujye usengera amaso Imana yaguhaye, ujye usengera akanwa kawe. Kambabwira akantu, iyo umuntu yagutse mu mitekerereze n'ibyo byose biba byagutse. Ndakavuga nk'iyo mikrofone online muza kunyihanganira.
wowe si umutegura gute mubwira ko azaba iki byo ngo tuzakomera uzaba igitangaza uzaba ikirangirire n'umubona umukomera amashyi yaje yatsinzwe kandi mubwo uturu wa mbere uri kirangire wabatsinze bose ariko bana yanjye bagenda bakubwiriza ibintu bitari sawa abana bawe bazirukana abisha babo bazakomera bazaba ibirangirire babyo n'umugore ukomeye n'umugabo ukomeye amen kuba Uwiteka byagutungisha byakubitera no kurama hari ijambo Imana avuze mu Kuva 20 ngo nimwoba n'igihe n'igihe bari bamaze iminsi barimo bagenda ni mu Kuva babuze amazi mu butayu bari bagenze iminsi 3 mu butayu bavuye muri Egiputa bambutse inyanja itukura bagenda iminsi 3 yonyine babura amazi mureba murumva bayabonye imara yarashayiraga cyane ni ibintu wakabaye kubona bigufite aho ugasanga nta kamaro bigufitiye kubona ibyo ushaka gutera ushobore noneho ngo Imana babwira ngo nimwumvire Uwiteka nta ndwara nimwe nzabateza mu ndwara nateje abanyegiputa kumvira Uwiteka bishobora gutuma urama kumvira Uwiteka no kubaha Imana bishobora gutuma ubaho neza kumvira Uwiteka biguha ubwenge Imana ishimwe noneho mbere yuko ninzuye mukoro w'Uwiteka nkuko Yesu yavuze ubundi mbere yuko ninzuye mukoro w'Uwiteka ibi ntabwo byagerwaho utaratoje ubwenge bwawe utaratoje umutima wawe utaratoje umubiri wawe utaratoje umwuka wawe kubaho Uwiteka niko ndibusoreze ibi turabivuga ko Yesu yabivuze gutya ariko ibi ngibi ni amagambo kugira ngo ibintu bikore ugomba gusetinga izi ndangagaciro ni ibintu ushyira mu mutima wawe ni ibintu wishyiramo ukavuga ngo ubwenge bwanjye mbushoye mu Mana imbaraga zanjye nzihaye Imana umubiri wanjye nguhaye Uwiteka ibyanjye byose rero niba utarahaye Imana umubiri wawe ubwenge bwawe imbaraga zawe umutima wawe ibyo byose bizakugora ngarutse namo cyanditswe neza nari nagiye ku ruhande gato mbishaka ese muri hano Yesu ashimwe nutoza umubiri wawe ugatoza umutima wawe ugatoza ubwenge bwawe ugatoza imbaraga zawe kuba Uwiteka gukora Uwiteka bizakorohera nibyo iyo mbuzira ijambo ryo gukora Uwiteka nago bishoboka bisubiremo nago bivamo nubwo byakunda ko dukora Uwiteka abo bagiye kumukura batarabaye ibitambo bizima batarabanje ku bitambo batarabanje ku ibyo bintu nuko Paulo abwiye Abaroma 12 buriya gutanga byagora abantu impamvu bigora abantu se ntabwo bigeze baha Imana imitima yabo n'imbaraga zabo n'ubwenge bwabo ikigero bizagora gukora mu mufuka wagatanga bizakugora cyane iyo utafashe ubwenge bwawe n'umutima wawe n'ibyawe byose ngo bitereke mu Mana we ngo Mana nguhaye ibyanjye tugeraho indirimbo tujye gutanga amaturo ngo nguhaye ibyanjye nibyo nguhaye iki ngo ubigire gute ubitegeke n'ibiki ibyo byose se n'ibiki ubuhaye Imana hari ijambo riri mu Kuva Farawo yabwiye Abisiraheli n'uyu munsi Farawo ni Satani aracyari tubwira natwe ngo nimugende mukore iyo Mana yanyu mugende mukore Uwiteka musiga imbaraga zanyu ukazaho maze kunanirirwa nyine imbaraga zashize habe ngo zamura amaboko ugasanga gushoboye kuyazamura nimugende mukore Uwiteka musiga ubutunzi bwanyu bireze noneho rero nimugende mu nzu y'Imana mukorere iyo Mana yanyu rwose ako musiga ubutunzi bwanyu nimugende mukore Uwiteka musiga abana banyu banywa ibiyobyabwenge bagira gute mubasige hariya
bari mu byaha. Ariko Mose avuga ngo tuzazana n'abana bacu, nimugende mukuru w'Uwiteka musiga urubyiruko. Oya, avuga ati tuzagenda kugeza ku nshuro 10 zose yanga yagira ngo bajye ibintu basiga bagende bakora Imana, ariko basize abana, basize imikumbi, basize ubutunzi bwabo, basize imbaraga zabo, basize ugize ngo se kuza gukora Imana wasize imbaraga zawe wasize ikibazo, ni ikibazo. Kuza gukora Imana wasize ubutunzi bwawe kugira ngo nabyo nibigize, ariko ngo tuzagenda n'imikumbi yacu n'abana bacu n'ibyacu byose. Gukora Imana kuzima kuzuye ni ukuza wowe wese n'ibyiye byose, wowe wese, imbaraga zawe, ubwenge bwawe, umutima wawe, kandi aho umutima uri burya ntibazakubeshye n'ubutunzi no baburi n'iby'ubugingo. Murahari se? Nukuza n'ibyo bintu byose ibyo bikurimo. Mu ndirimbira akantu gato ngo wa mutima wanjye wishima Uwiteka, mwa bindimo mwe byose mumushime, ni iby'Imana. Ibaze no kuza kumushima, kuza kumukorera nta mutima, nta mbaraga, nta bintu byose uzanye. Ni muze mu nzu y'Uwiteka n'iby'Imana yaguhaye byose. Niba n'ubukene bwawe ubuzanira Uwiteka, ndaje n'ubukene bwanjye, ndaje n'umushomeri bwanjye, ndaje n'agahinda kanjye, ndaje n'imbaraga nkeya zanjye, ndaje wese no gutsindwa kwanjye ndaje. Ni muze gukora Uwiteka by'ukuri n'abana bacu, nukubanza wowe ubwawe warabaye igitambo kizima kandi kuri byose. Ntabwo uzasiga imbaraga zawe ngo uzane ubwenge bwawe, ntuzasiga ubutunzi ngo uzane ubwenge. Byose byawe ibikugize byose bitereke mu Mana, bizakorohera cyane. Ubu hari abantu bigoye gutanga icya 10. Ntabwo icya 10 ari amafaranga make wabonye cyangwa menshi wabonye, ntabwo ari uko ari inzu wishura. Igihe utahaye Imana ibyawe byose n'ubwenge bwawe, uzabona bitavamo, nta gihe bizavamo. Igihe Imana izaba iya mbere bizavamo. Alo, igihe Imana izaba iya mbere. Ubu hari ikintu gihari, niyo umuntu yagejeje gutura amaturo, wenda yagerageje yanyanyaje, bagatura amaturo, abantu batura Imana, batura n'amaturo atari bwemerwe imbere y'Uwiteka, batura amaturo asibeta gute di afite inenge. Niyo bahanyanyaje basi bagatero none nshatse ituro mwami, ngiye n'imbere y'Imana n'ituro, batanga ituro itujuje ubuziranenge imbere y'Imana, rituma baza no kugabo. Wari wabona umuntu uza gutura afite inote yashizemo umuntu. Ati ko ariho nabonye najya kwigurana nshobora nkashabona igiciro bakampa icyasi. Wari wabibona? Ese umuntu ashaka kubona miliyoni aje gutura igiciro cy'ijana ngo uzabona miliyoni? My God. Bivuga gute ngo icyo biba nicyo usarura. Nese uzaba sukora muri Equity wamberwe muri Bika? Ntabwo bishoboka. Urashaka kubona 500 ari gutura igiciro cya 5 buri munsi. Yesu ashimwe. Ibyo umuntu abiba n'ibyo asarura. Itegeko hari ya mu itangiro ngo kugeza isi igihari, nare basomera rimwe, biba n'isarura ntabwo bizabora, sibyo? Keka mu ijuru isi kiriho, icyo uzajugunya ubiba nicyo uzasarura. Shaka miliyoni 5 turana tu note ya 5 byibuze wahita uhera.
ntabwo ugatunga miliyoni eshanu, wazikura he? Bibiliya iravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ni ukuri, ineza y'umuntu, ntacyo utanga, ntacyo uha abandi, wenda ntufite amafaranga, ntubaho ijambo ryiza, ukeneye ko bagukunda. Hano bajya baburana ngo bajya baburana abantu ngo nge ntabwo bajya bankunda. Icyo biba nicyo usanga. Yesu ashimwe, umwami ahabwa icyubahiro. Ubu nujya gutanga kado mu bukwe uzatanga amatasi n'ibirahuri, ukeneye ko baguha micro-onde, firigo. Mureke twige, dushore, twige ubuzima. Gukorera Imana ni ugukorera abandi, ni ugukora abantu, ni ukwikorera. Binatera umunezero, nta gihombo kirimo. Ikintu cya mbere mbona babwiye mbere ko dusoza iteraniro ryo kuwa kabiri, mbere yo gukorera Imana mu buryo bwo gutanga, uzabanze we woroshye, we witanga ubwawe. Waritanze imbere y'Imana. Impamvu abana yatanze isaka nakeka n'imwe, yarabanje ubwo aritanga, ahaguruka muri uriya Bakaludaya, asiga umuryango we, asiga inzu ya se, asiga bene wabo. Buryo wenda wasiga ibintu bikomeye, ariko gusiga nyoko na so birakomeye cyane. Asiga byose aragenda, Imana yamubwiye. Ntabwo byamugoye gutamba isaka ubwo yari yaritanze. Impamvu gutanga bitugora, ntabwo turitanga ubwacu ngo twihe Imana. Ese wihaye Imana nk'igikoresho kizima? Twigeze kumara igihe tuvuga twari kuzatamba igitambo cyo kuba ku rusengero. Ndabyibuka twari tumaze igihe twagize gutanga handi ibihe bibiri kandi bikomeye cyane ntazibagirwa mu mateka. Ibihe bibiri twari kurya nyuma turabyigishwa ko tuzatamba igikomeye kurusha ibindi. Mana nyagasani, Imana ni nziza ibihe byose. Kristo yari ahari icyo gihe, ndabyibuka, ari ukuntu nibuka ko yari ahari. Ndabyibuka noneho turabyiga neza. Noneho ngewe nsanga ibintu bihambaye mfite. Nari mfite icyo koze icyo gihe, ntarashaka. Ariko nari mfite akabati kenda kuba kezamo. Nari nakaguze 375 muri 2008. Ubwo se yari meshira 2008, umukobwa mutoya, akabati kajyamo ibirahure gusa n'imitako hasi, tuntu tw'ubwenge. Sinagerageje. Mfite intebe nziza, nazo naguzane n'itanu yanjye, nazishiye byarangoye nabwo, nkabaha bagakora. Hano hepfo nabonye zone numva ndasaza, ndavuga ni mwisi, namaje ngura izindi ntebe zirahengama. Noneho ubwo ibyo byo nifite mu nzu, izo ntebe nziza n'itapi ya 80. 2008 akanya gasize neza, ariko utamba toilette yo mu nzu, utambaza dushe yo mu nzu. Yewe online church munyihanganire, umva agiye abantu benshi yo bavuye bagahisha ngo iyo bavuye ra mbere yo tubwira aho ugeze, tubwira aho wavuye, ariko ubundi urinde. Abantu benshi yo bavuye ngo batamenya, ngo batanseka, nyamara bavuye kure. Mfite n'imodoka nitwara, ibyo nabicecetse. Namba 39 agakweto, naba ntaje hano nkatebeza agapantaro, byari biryoshye, n'agashati nkatebeza n'agasentire. Naho tujya kwitanga, ndabanze ndareba mu bintu bikomeye mfite natanga byari biki. Ibintu ngo by'ibimina ntabyo nabagamo, nta kintu cyose nayo mfite, nta kintu. iPhone zazi izingizi nyine wajyaho ikibanza uguze. Ndareba mu bintu byose, ariko ikintu gikomeye, narahaye Imana umutima wanjye n'ibyanjye byose. Ndavuga Mana, nguhaye ibyanjye mbere yuko tunitanga kera. Mana, nguhaye ibyanjye byose, nta kintu wansaba ngo njye mvuge aho narahagera. Noneho tugiye kwitanga rero, ndareba mbona akabati ntabwo bakagura, ntabwo ariko gakomeye cyane. Ndareba mbona naguze zikomeye cyane, mbona akomeye imodoka.
kuba kumva bakomeye kira ko mwacecetse mwasonye ufite imodoka ufite no mu nzu wumva hakomeye iki nawe niyikomeye noneho ndavuga buriya ndatanga ya modoka tu ni ikintu gikomeye cyane Christine yarahari ntago ari byo kubabeshya ariko ibyo mbivuga mu mutima ntago twe turi kumwe ariko mu mutima ndavuga ati ira modoka ni ikomeye cyane ndabyibuka ko natanze muri modoka ibaye ntoye numva nayo ibaye nkeya noneho ndayitanga ndagira mbaye ipapuro byose by'imodoka ndayibahereza umudamu ahita yigombora Imana ishimwe sibyo ahita yigombora nema naje kumura byarudi nuko noneho rero ariko mba ntabwo bihagije nongera kandi kantu navuga ngiye gusembera umutima w'Imana Imana isarikorweho nayo nkuko baramu yakozweho ngiye gusembura Imana no mvuze ngo Christine yarahari kuko ajya binyibutsa kandi ko yarahari cyo gihe ndabyibuka nawe yakubiswe ariko ntongere ngo yarahara ntabwo yarahara aparitse hariya yarahara adaparitse nkuko naho adaparitse noneho ndavuga ariko Imana ya impita ntangira umugabo wanjye 100,000 nta no wabimbwiye umuki kumivuga matama mpita ntambiriki mutangiye angahe ubwo 2012 simbyibuka 2013 menye 2012 mpita ntangira umuhungu wanjye y'imfura 1000 bingahe vuga ngo 100 bivuge cyane mpita ntangira umwana wanjye akabera umukobwa 1000 bingahe ubwo abaye magana ngahe nongeyeho iki numvishe ntanze ndavuga ni nakwambia ndatanze hashize imyaka ingahe ibyo bintu byagize gute ntabwo byabaye ko ntabwo mubyemera ko byabaye ubwo nk'ubwo ntabwo mubona ko byabaye ya modoka yagarutse ndongera nabwo ndongera ndayitanga ntiyagarutse nayitanze kabiri yagize ite ntiyagarutse ubwo byararangiye noneho njya kwitanga noneho icyo ushaka kubabwira byose byo umuntu agenda atanga si uko ndimo kwivuga navuze atari ko kugira ngo mbitange si uko nabanje ndavuga ngo n'uyu munsi kandi ngiye ibintu byoroheye mu buzima kugira ngo niyoroshye niheshe amahoro navuze ngo Mana ni wewe wa mbere mu buzima bwanjye nta kizagusimbura icyo uzambwira gutanga cyose nzagitanga n'icyo nziyumvamo cyo nuko nabyoroheje byamaye amahoro menshi ntabwo ngo none ngo ndapfuye ntaturo natanga ryatuma mpfa ntiryatuma nkira natanga imbere y'Imana nta gikomeye imbere yanjye habanza Imana nuko nabyoroheje asifiwe wowe imbere y'Imana habanza nde cyangwa habanza umushahara wawe byuvuga ko habanza umushahara ni icya 10 ubwo habanza nde habanza umushahara imbere y'Imana habanza botike cyangwa habanza Imana oya cyuvuga ko habanza botike n'amafaranga ukuramo aho yerekeza imbere y'amazu yawe habanza nde muvuge cyane ariko byo muvugisha ukuri yego rata cyuvuga ko habanza inzu bimwe ruwaya hijya hakoreka ikintu kibanza ni biroroshye mu minsi Imana yaguhaye n'amasaha habanza ndi Imana amasaha iyo ufite gahunda saa 10 ukajya saa 12 haba habanza amasaha niyakomeye niko bimeze imbere y'Imana n'iki kibanza icyo washize imbere kurusha ibindi ni filime ubwo niyibanza ntabwo nyereba filime kandi ndazikunda hako n'ibintu ngiye kuzavaho alo ubu agiva ngo sinde bateze ko yimukiye kuri YouTube bamara amasaha 5 kandi ntiwasenga isaha 2 zose ngo uzisenge uvuga bigukundire ariko YouTube bya amasaha 6 useka uhinduranya ushiraho ibyahe hose
icyo kibanza nicyo Mana. Ahatwara amasaha menshi niho Mana. Imbere y'iminsi habanza nde? Imana cyangwa iminsi? Iminsi rata. Niba wamara iminsi 30 Imana yaremye, nta kwiriza kubayemo, cyetse babivuze itero ribivuze, cyangwa urose ikintu kibi, cyangwa wumva ishara agiye kukubaho ugahita ufata itatu. Ntabwo habanje Imana, habanje ibyagugize. Imbere y'Imana habanza iki? Ni gute umukristo amara iminsi 30 arya iwacu y'amahumura ajya nk'icaro mwobo, arya kuvura kilometero z'itanu, arya adasiba, arya. Habanza iki iminsi 30? Ibiryo. Ntabwo habanza Imana. Umuntu akagira imyenda myiza, yazara akambara bya byenda bibi, iriya nzayambara muri baby shower. Wanagira imyenda batakoraho n'inkweto batakwambara ngo babonye, kuko ngo bagiye gusengara ngo minsi ibe byiza, ngo bazabyambara neza, ngo ari uko ngo bagiye ngo mu bukwe. Ubwo habanza iki? Niki tumo twiga gukora Imana, nge n'inzu tuzakora Uwiteka. Niki kibanza mu buzima bwawe? Iyo wabonye umugisha mu byo kurya by'icyumweru, habanza iki? Habanza iki? Uzi umuntu abona amafaranga agore stock iwe mu rugo, ntajye n'umuntu n'umuciro 5, umuciro biwe 50, arawurya wose byabuza urangiza. Ngo Mana maze mwajya gusenga wibuke abakene, wibuke ko ugiye kurya bo bashonje, ntabwo uzana bari. Hamasegisha abantu bajya basenga numva nabakubita nk'inkoni. Ngo Mana tugiye kurya ngo n'abakene wibuke. Wowe ugiye kurya uri kwibuka abakene. 50 kilo z'umuciro urazikubise, inyama 3 urazirangije, urazishoje. Isukari bense urazinyweye, nta n'inusu uzanye kusanya ngo abakozi bana bazanywa. Ni mama akairwa gukora umurimo w'Imana, ngo Imana ibizi ko nta kintu nabonye, nta byiza. Uguze pome 10 zose urazikubise. Uzi ko barya pome we? Hano muri office turya pome. Uguze imineke iseri ryose ntabwo. Mwama tugire neza no kuri gukorera Imana. Byo banzu urevuga ati ko Mana kumpaye gutya nanjye nguhe gute Mana, muzagera kure. Naho ubundi ubuzima ntabwo buzahinduka. Ibiba ni sawa bizahoraho. Mwitoze, mwige, mwimenyereze gukorera Imana mu duto twose, mu bitoya, ntabwo gukorera Imana mu binini. Hari umuntu uvuga ngo rero ngo ngewe ngo Imana impaye amafaranga ngo nahita mu urusengero, uri kubeshya, ntabyo wakora. Tugukeneye muri 5 wabonye basi, giye byinjira mu rusengero muri 5 byawe, giye byinjira mu rusengero muri 5, note ya 5. Hobe 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 abanyeshiro mura muri 5 bihindura muri 5. Ngo Imana irabizi ko impaye nk'ibihumbi nka miliyoni 20 we, nahita ranga 10. Wabonye miliyoni basi. Nima mushaka ko mutera imbere, mwige gukora no gukorera Imana mu dutoya twose, mu tuntu twose dutoya ufite, mu tuntu twose. Ntabwo mbabwiye ukuntu kera Imana igeze kumbwira ni ntange assemble ijipone amudujipone twiza we twiza umva nararize twiz ngira ngo we bunasire mu gishasha ntacyo byaye bababwiye nenzi ko buri bunanyinginge. Hari ikindi gihe Bishop Rugagi na Apostle Ndewe ndi gusoza na Apostle Yongwe bafunguye urusengero Focus House
nageze nsanga barimo baritanga nayo ntagira amafaranga menshi nayo mfite 67 kuri konti yanjye ntanga ijana nza no kuyabazanira bicaye Bishop Rugagi na Apostle Yongwe ni wari mukuru ijana ndaribahereza ngira ngo bari bunandebe bari bunamesha bagisha mbese hari ibyo bananyatuyeho ndagenda ariko se nanjye si yanzamuye ntabwo biteze ngo nzabe ngo Bishop oya Yesu ashimwe umwami ahabwa icyubahiro haleluya bakunda Imana amen iyo ugenda ukora uva ku cyiciro ukajya ku kindi cyiciro ntabwo uguma hari ahantu uri ntabwo uguma hariya buri ituro rye ryose ujya uvuga ngo ndabibira iki ngiki Mana ituro ryanjye ry'uyu mugoroba nshaka kuva kuri bodaboda nshaka kuva kuri mukubita umwice nshaka kuva kuri karitsiye iyi ngiyi nshaka kuva ahangaha ahandi ntabwo ari ugupfa gutura izicitse zahetamye zashaje ubundi umuntu atura ituro buri kwezi ukubonye uzaguma ku cyicaro kimwe ntukajya utura kuko ukubonye byiza wabipanze wabitekereje ndashoje menye ibintu ndimo kuvuga bikomeye cyane menye bikomeye twaturiye amaviza twaturiye kujya ahantu twarahaturiye Imana ishimwe ndibuka ngo tuno dututi busana ngumugirwa gute tudututi nabyibuka disi Imana yamushubije avuga ati dututi we isi yarahagaze tumo twakira mu rusengero akimara ngiye muhe n'ibindi bitanga tureko ko ibindi bintu nebukore by fire by force mwagiye hehe mwahise mucishika mwagiye nimukorera Imana mubanze mu byo mufite mubashije kubona bibareba byanyu mufite uburenganzira ijana ryawe noti yawe 100 vuga uti icya 10 basi ishimwe ryo kwezi kose 10 20 wewe kuzajya witanya n'Imana ngo nta tubona abonye byutangira amaturo yo kwezi nayo bya 10 byose bitangiye muvuga uti hasigaye naho witeka aharama mutuje ariko ndashaka kubabwira ko aha hantu uyu muntu akoze neza Imana imuha umugisha Imana ihabwa icyubahiro haleluya abakunda Imana haleluya wowe mu bukwe utwerera 10,000 wakabya kandi ngene ko zagwa uri kubara abantu bose 100 wababitse mangaye urabona tuya Christine amake nama turakundana ni 100 Bishop amake ni 100 nakabye Samu ni 100 utubibye mangaye Alo watubibyemo angaye Yesu ashimwe navuganaga n'umuntu kadazatanga ramwe ngo ni London ndikanga ndahahamuka mvuze ndoro London ngigura nimba ari 7 uwo cyane ko gwa Sperax ugiye gutanga London kuse bizavamo icyo biba ibonere muri London nyine urashaka miliyoni gutura ibonera ahubwo igihe tawe barayo bazaguhana ayo uzasevinga tugiye gusenga Imana ngiye n'umuryango wanjye tuzakora ubiteka mbere y'umuryango wawe banze uvuge ngo ngiye n'imbaraga zanjye n'ubutunzi bwanjye n'ubwenge bwanjye umuryango ushira hariya wowe n'ibyo utunze byose muzakora ubiteka we n'amafaranga yawe we n'ubwenge bwawe we n'imbaraga zawe wowe n'amagambo yawe muzakora ubiteka aha tugiye gusenga Imana bino birahagije uramutse ubyumvishe ko wagera kure cyane Imana ibaho umugisha haleluya amen abakunda Imana hari umwana ko ndimo mvuga ibintu byinshi ra nubiba ujye ubibuka ushoboye ugeze gute ubibuka ushoboye ubibe kwa muganga mu bakozi mukorana muri anniversaire hari igihe bitagarukira abo wahaye ariko bigaca ahandi hantu Imana ishimwe mu barwayi mu musengana mu muturanye mu mwegeranye ubibe
ubibe. Kera Imana yaduhaye amafaranga, ugasanga ufite amafaranga yo kwishura inzu, ugasanga ufite amafaranga yo kurya, ay'amavuta, ay'umusatsi. Turayishima, ngeze aho ndicara ndasanga Imana rwose mva nkubwenda gushimye, wampaye yo kurya pe. Ariko rero Mana mbona uko ntanga ibi ngibi, ntabwo nagarukira ahangaha gusa. Wari wasenga nawe ngo basi ubone nayo utanga, ufite ibiryo ukeneye kugira ngo ubone ibyo uha bagenzi bawe. Byakubayeho? Ninde muntu byabayeho? Ukabona ufite amafaranga yo kurya, ay'inzara ahari, ariko ntushobora no kubona bihwaniramo. Namwe bihwaniramo mwarabisengeze ngo bye guhwaniramo byongere, mwarabisengeye. Ukabona umuntu araburaye, wowe ufite ibyo kurya nawe uwo mwanya. Yewe suko twabisengeye bigakunda, tugiye gusenga Imana. Ariko isengesho ryanjye riravuga ngo bwanjye tuzakora Uwiteka. Arahaguruka umuntu wumva uno mwanya we n'ubutunzi bwe. Uyu mwanya pana kuko nzabitekereza hejuru. Utabyumva uyu mwanya ntahaguruke, bitaza kubera umuvumo. Murumva ngiye n'ubutunzi bwanjye, ubwo na sere yanjye ya kuno kwezi tugiye gukora Uwiteka n'imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye. Uwo muntu aba ari uhaguruka, umva bite byamufata abyihorere, atizanira umuvumo. Twagiye. Ejo bundi uzafata ikimina uvuga ati ngewe n'ikimina cyanjye. Ni sawa umunsi uzafata ko isaseka cyangwa warafashe. Ngewe n'inzu yanjye irankodesha, ngewe na moto yanjye, sibyo? Ngewe n'umutima wanjye. Rwose abatagurutse mwabikoze neza, nta kintu tubashinje. Nanjye ubwo nubwo umuntu amagaze n'umutima wanjye urahagaze, ngaho zamura akaboko kawe. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, aba bene data n'abari online bose bahisemo ko bo n'imbaraga zabo n'ubwenge bwabo n'ubutunzi bwabo bazakora Uwiteka. Tutari twagera ku miryango yacu, ahubwo twebwe ubwacu, twe n'imbaraga, ngewe n'imbaraga zanjye, ngewe n'ubutunzi bwanjye, ngewe n'ibyo wampaye byose, tugiye gukora Uwiteka. Nawe bivuge, uvuga ngo wowe wivuga amazina yawe, wowe Samu Rutabayiro, wowe kanaka, imbere y'Imana ishobora byose, wowe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bigiye gukora Uwiteka. Uhereye kano kanya, Mwami Uwiteka, ntuzongera kugira ikibazo mpari ahariho hose, kuko ndakwihaye n'imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye n'ubutunzi bwanjye, mu izina rya Yesu, amen.